buriya umuntu muzabana, umuntu muzashakana niwe w'ingenzi cyane kurusha igihe muzashakanira cyangwa se kurusha igihe uzashakira. Ako kantu ndagira ngo kumve neza. Igihe uzakorera ubukwe, igihe uzashakira umuntu muzabana, icyo gihe ntago ari ingenzi. Icy'ingenzi cyane kurushaho ese ahubwo ninde muzabana, ninde muzashakana. Buriya iyo ushatse umuntu wa nyawe, tuvuga ushatse umugore wa nyawe, ubuzima bwawe burikuba. Ni handi bakubwira ngo uriya muntu yarashatse, cyangwa se kumva aravuga ngo iyo umuntu ashatse atera imbere, ngo ubukungu bwe bwariyongereye, ibyishimo bye, ubuzima mbega buba bwiza. Buriya ushatse umugore wa nyawe, ubuzima bwawe burikuba uko bwanganaga. Mu gihe nanone iyo ushatse umugore utari uwa nyawe, arazana bwa buzima wari usanzwe ufite akabutwika akabushyira hasi. Kubutwika akabushyira hasi simvuze ngo ntago utera imbere. Ushobora no kuba ufite amafaranga ariko ubuzima bwawe bwarahagaze burundu. Uzi ko bwahagaze, wenda twe tukabona ufite amafaranga n'umugore mwiza n'inzu nziza, ariko ubuzima weho ubizi neza ko kuva washaka uwo mugore yameze nkaho yatwitse ubuzima bwakabushyira hasi. Abagabo n'imiryango bakunze kugira ikibazo kimwe. Abagabo bakunze kugira ikibazo cyo kuvuga ngo igihe cyo gushakira nicyo cy'ingenzi kurusha uwo nzashaka. Babitewe n'iki? Abagabo kubera sosiyete ikunze kubashyiraho igitutu, bakunze kumva ngo bageze mu myaka bagatangira kubabwira ngo iyi myaka ugezemo niyo gushaka. Cyangwa se n'umugabo nawe ubwe yagera muri iyo myaka, cyangwa umusore akavuga ati iyi myaka ngezemo niyo myaka myiza yo gushaka, ninyirenza ni ikibazo. Ugasanga ni icyo ngicyo umugabo agiye kugenderaho gusa. Cyangwa se umugabo ugasanga akazi yakoraga yatangiye kubona amafaranga, bamuzamuye mu mwanya, akazi karabona gahagaze neza, akahita avuga ati ubwo banzamuye mu kazi, ubwo nakira umukozi wo hasi bangize umuyobozi wo hejuru, banzamuye mu myanya, uyu mwanya uberanye n'umugabo wubatse. Ibyo bintu ngira ngo abagabo benshi bikunze kubayobya. Usanzwe uri mu kazi, bakuzamuye mu myanya, kuko ubona abandi bari muri iyo myanya bakuzamuyemo, cyangwa se abari kuri poste nk'iyo ukoraho, ukahita uvuga ngo ni abantu bundi baba bari mariye. Nawe ugatangira kuvuga ngo uyu mwanya ninashaka umugore bazanawunyirukanaho, cyangwa se bazajya babona ntari seriye, kubw'iyo mpamvu uyu mwanya ngezeho w'akazi ni umwanya uberanye no gushaka umugore. Ukahita wumva ko kuko mu kazi bakuzamuye, poste uriho n'icyubahiro watangiye guhabwa muri sosiyete ngo kingana no kwita ushaka umugore, ukagendera kuri icyo gusa. Cyangwa se wikanze udufaranga. Burya abagabo benshi bikanze udufaranga, yubatse etaje, yubatse inzu, abonye amafaranga, ari kwinjiza amafaranga menshi, ahita avuga ati ubwo mfite amafaranga ni ugushaka umugore. Babiterwa n'iki? N'ababakikije niko baba bababwira. Kumaze kubaka inzu washatse umugore, kufite akazi keza washatse umugore, kufite imyaka washatse umugore, kufite amafaranga ntacyo ubuze, harabura iki ngo ushaka umugore. Ugasanga abantu bari kuza barebera kuri icyo gusa. Ariko uramutse ugendeye kuri icyo kintu ngo kuko ugejeje igihe cyo gushaka cyangwa ufite ibisabwa byose ngo ushake umugore, ibyo ntabwo ari byo bizagutabara guhitamo nabi. Cyangwa ngo kuko ufite ibyo byose bizatuma umugore uzashaka muzabana amahoro. Kuko ubundi bakubwira ko iyo ugize amahirwe ugashaka umugore mwiza, araza rwose akaguhuza n'icyerekezo cyawe n'intego zawe, akaguhuza nazo, akazigenderaho avugira ati izi ntego zawe, yanabona uri kutinda uryamira, utangiye kujya utafocus ukarangarira mu bindi bintu, akagukangura akakubwira ati mugabo wanjye uribuka ko ufite izi ntego ariko wari warihaye, uribuka icyerekezo cyawe kari iki, kanguka kora cyane, wisesagura, guma mu murongo wawe wihaye. Mbega umugore wa nyawe umushatse ngo arongera akaguhuza neza neza n'intumbero yawe. Mu gihe ngo iyo ushatse umugore mubi, uhubutse biranakubwiraga ngo uko wikanze udufaranga, ngo uko ngo wumva ugejeje imyaka, ukahita cyangwa kuko bakuzamuye mu kazi, ukahita uvuga ati reka nshaka umukobwa mwiza murongore. Ibyo gusa, ngo mbonye umukobwa mwiza, ngo tuzagira n'abana beza. Ibyo gusa akaba ari byo ugenderaho. Uwo mugore agera mu rugo, iyo atakubereye umuntu muzima, akakubera umugore mubi. Iyo ari umugore mubi, araza noneho za ntumbero zawe, ya ntego wari ufite, akagutandukanya nayo burundu, akakubuza ahubwo no gukora. Wajya ujya no gukora ukumva nta mahoro ufite, za ntego zawe ukanazibagirwa ko wari uzifite, ugatangira kujya uhangana ahubwo no gushaka ngo ibimunezeza. Agatangira kujya kwereka ibindi bintu wakabaye ari byo mushyiramo amafaranga, agatangira kwereka izindi depanse zijyanye we no gushaka kwiyerekana ukundi kuntu muri sosiyete, zihabanye kure n'icyerekezo cyawe, ku buryo gutandukanya n'icyerekezo cyawe. Cyane cyane uwo nguwo aba ari wa mugore ugira we ngo aba afite indi shusho yerekana muri sosiyete, yigaragaza ko arenze, ari umuntu umeze neza, ugasanga niho ashaka ko mushyira ibintu kurusha uko mwabishyira ku ntego mwari mufite mbere. Niyo mpamvu bakubwira ngo icyo ukwiye kwitaho ntabwo ari itariki y'ubukwe, ahubwo utangira wite ngo
ku cyerekezo ni hehe? Icyerekezo cyacu ni ikihe? Bakubwira ko umugore mubi iyo ugize imyaka ugashaka umugore mubi usaza vuba kurusha uko stress zindi z'akazi n'ibindi bibazo byo kwisi byagusajisha. Umugore mubi agufatira umugabo warukiri umujene warukiri muto, uwo mugabo mukajya mubona yarashaje, kandi ukabona umugore warasa neza, hari kuryoshya, ari gusohoka mahoteli meza ibiki byiza, ariko ukabona umugabo yarashaje, yabaye nk'agasaza, kaba mu bitekerezo gusa, ukabona yarashaje kuko washatse umugore mubi agushajisha vuba kurusha iminsi. Impamvu usaza vuba rero ni iyihe? Ni ukubera ko umugore mubi washatse, iyo ushatse nabi ugize imyaka ugashaka umugore mubi, urugo rwawe ngo buri munsi ruhinduka nk'ibiganiro by'amahoro. Bega uhora mu rugo rwawe wirirwa usaba umugore wawe ko yaguha amahoro cyangwa se ko mwagira amahoro mu rugo. Mbega ugatangira guhinduka nka Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuriya bahora babahuza, mwagiye mu biganiro by'amahoro, mwakumvikanye, iki sinyemera nanjye iki sinyemera, bigenda uku. Iyo ushatse umugore mubi muhora ku meza y'ibiganiro mudiringa ahantu hava amahoro. Nukora iki nibwo nzagira gutya, nanjye nukora iki nibwo nagira gutya, none se twagize gutya. Ugasanga mbega nta mahoro aba mu rugo, mumeze nk'ibihugu bibiri biri mu ntambara, bihora bikeneye abahuza, ngaho imiryango, ngaho inshuti, ngaho ubwanyu kwihuza ngo mutiteza abantu, mwagera mu bantu mukaza mwigize nk'aho urugo rumeze neza. Mbega iyo ushatse nabi urugo rwawe ruhinduka aho uzajya wirirwa muri negosiyasiyo z'amahoro, mwibaza ngo amahoro aravaye. Hahandi umugabo yatse imodoka yaragiye gutaha saa moya, akabona ntago ari burugeremo, akabona amahoro ntago ari buyasanga, agahamagara abantu bakanywa inzoga kugeza mu gitondo, akagenda akaryama amasaha abiri akabyuka ajya mu kazi. Ariyo mpamvu bakubwira ngo iyo ushatse nabi usaza vuba, ntago ubusinzira. Urabizi stress nicyo kintu cya mbere gishajisha umuntu, gituma udatekereza ku iterambere rindi. Ugasanga ufite stress. Buriya hari abagore babi bafite ukuntu bo batita ku bandi, bo biyitaho gusa, birebaho gusa. Urasanga ni wowe uhiga ibintu byose, urabyuka urakora ibintu byose, uramutunza, araza kugusaba gusa neza, aragusaba ibintu biri butume amera neza, yewe nibiba ngombwa n'umuryango witeho n'ibiki byose ubyiteho. Ariko usanga ari kugutesha umutwe kandi nta kosa na rimwe ufite, kandi azi ko iyo utaye umutwe n'akazi kari buze kuvamo y'amafaranga uri bumuhe utari buze kugakora. We aririrwa yicaye, yakora atakora n'urugero, ubwo turi kuvuga ku badakora. Uraza gusanga n'ubundi wari bwirirwe yicaye mu rugo, yagutesheje umutwe ku buryo n'akazi utagatekereza neza n'icyerekezo kizima ngo ugitekereze ubone amafaranga. Ariko iyo stress ufite urengeho nutaha yongera guture n'ibindi bibazo byinshi by'ahantu uri buze, by'ukuntu akeneye amafaranga, kandi atitaye ngo yagutesheje umutwe nturi no gutekereza neza ngo ubone ayo mafaranga. Mu gihe we mwaserera mutaserera, we n'ubundi ariyicarira kandi agomba gusa neza, agomba kwitabwaho. Icyo gihe ngo uba warashatse nabi cyane. Bakakubwira ko nanone iyo ugize amahirwe ugashaka neza, ukibonera umugore mwiza, aragutyaza. Nimba usanzwe ufite ikintu ushoboye gukora, aragutyaza ukagikora neza kurushaho, akakuba hafi, akaba yanakugira inama n'ibitekerezo byinshi, kuko umugore mwiza buriya aba afite ibitekerezo bihambaye. Kandi nanone akakwizereramo, akagushyigikira, akanibuka kuguha amahoro ku kazi ko kugira ngo ugere ku ntego yawe, uba ukeneye n'amahoro yo mu mutwe. Mu gihe umugore mubi we agutandukanya n'intego zawe, kandi akifuza kubona umusaruro w'ibyavuye mu ntego zawe cyangwa se w'imirimo y'amaboko yawe, kandi atigeze agushyigikira, ataguhaye n'amahoro yo mu mutwe basi kugira ngo izo ntego ubashe kuzikurikirana neza. Ariyo mpamvu bakubwira ngo iyo ugize amahirwe ugashaka rero umuntu wa nyawe, utagendeye ngo ku gihe, ngo igihe kirageze, ngo nabonye amafaranga, ngo mfite aho namutuza, ngo kubwiyo mpamvu ngo misi nshaka umugore, ahubwo ukagendera ngo uwo tuzabana wa nyawe namubonye. Iyo ubonye uwo nguwo wa nyawe rero wo kubana nawe, umufasha muzima, icyo gihe urugo rwanyu ruragenda rukaba ngo nk'ijuru rito. Niyo mpamvu bavuga ngo ni ijuru rito, kuko buriya ikintu cy'umugabo n'umugore ni ikintu gikomeye cyane cyashyizweho n'Imana. Buri ikintu cyose cyashyizweho n'Imana ni ikintu cyo kubaho. Nimba Imana yaravuze ngo umugabo agomba kubana n'umugore ikabishyiraho, kiba ari ikintu gikomeye. Satani rero aba agomba kukirwanya uko byamera kose. Kukirwanya rero kwa mbere ni uko Satani akoresha, ni ukubanza agafata inshingano z'abagore bakazanga ubwabo, akabumvisha ko inshingano z'abagabo mu rugo ahubwo ari zo zabo, noneho bakaba babaye abagabo babiri mu rugo ngo bagiye guhangana. Bo bakumva ko ngari bwo ngo bahawe imbaraga, ariko mu by'ukuri ni Satani n'uburi kugerageza kugira ngo ryasezerano cyangwa se cya kintu gikomeye cy'Imana agisenye, agitandukanye. Ariyo mpamvu usigaye ubona mu rugo ntawe ushaka guca bugufi n'umwe muri bo,
kuko umwe areba uvuga ati nyamara ndi umugabo, undi akavuga ati umugabo se ni ibiki, cyangwa se utaba wanabivuze umuntu akaza ababwira atari kusigaye kuko wumva uri umugabo urumva urenze sha, ubwawe ukumva nyine batangiye kukwambura ka gaciro kawe nta n'ikintu wakoze, bikaba ngombwa ko noneho mwese mutangira gushaka kwemezanya ngo mube abagabo babiri mu rugo cyangwa se mube muri hejuru mwese, ugasanga noneho mwese birangiye ahubwo nta n'umugabo n'umwe uhari. Ibyo bintu rero Satani arabikunda cyane, kuko umuryango ni ikintu gitagatifu, ni ikintu Imana yishyiriyeho, ni ikintu kiba kirenze. Niyo mpamvu bakubwira ngo umugabo n'umugore ubundi iyo bari mu rugo ba nyabo ruba ari ijuru rito. Ariko nanone iyo ugize ibyago ugashaka nabi, bakubwira ko ubundi uba ugiye kuba muri gereza ubuzima bwawe bwose. Abagabo bashatse bo barabizi, usanga umuntu abaye muri gereza ubuzima bwe bwose, atifuza gutaha, atifuza kubona uwo bashakanye, kandi wababona bari kumwe ukabona bari guseka. Yaba umugore ukabona ntiyishimye, ntashaka gutaha, yirirwa avuga umugabo w'ukuntu ari akabwa, kandi mu kanya ukababona bari kumwe bari guseka, n'umugabo nawe akabaruka akirirwa avuga ati umugore wanjye ni shitani tubana mu nzu. Mu kanya ukaza kubabona ku mafoto bari guseka cyangwa imiryango yabasuye. Bakubwira rero ko iyo ushatse nabi uba ugiye kuba muri gereza y'ubuziraherezo cyangwa se y'ubuzima bwawe bwose. Bivuze rero ikintu hano twagomba kumenya ni iki: menya ko gushaka igihe cyo gushaka atari cyo cy'ingenzi, cyangwa se umunsi muzashakira cyangwa se imyaka muzashakira cyangwa se ibyo mumaze gutunga bishobora kubongoza ngo noneho ngo mwashaka. Ahubwo umenye ko uwo muzashakana cyangwa se uwo muzabana niwe w'ingenzi kurusha igihe muzabanira. Ubwo mbavuga ku mpande zose, bavuga ku mugore, kuko hari umugore uba uri umuntu mwiza nawe yajya gushaka agashaka umuntu mubi, hari ibindi bimushutse cyangwa se hari abamushutse, ugasanga ubuzima bwe bwose agiye kuba muri gereza yicuza ubuzima bwe bwose. N'umugabo bikaba gutyo. Kino kiganiro reka mbanze nkwibutse ko abantu muri kubaka, ubwo yaba ari abari mu Rwanda, yaba ari abadiaspora muri kubakisha, n'abayinjineri n'undi wari wese ukeneye kubaka, mu yandi magambo muri kano kanya uri kunyumva, ni ukuvuga ngo ahantu honyine wagura ibikoresho by'ubwubatsi kuri make, yaba ari ibijyanye n'amazi cyangwa se plumbing, ibijyanye n'amashanyarazi, electricité, ibijyanye n'ibikoresho byo kubaka igikoni cyawe, ibijyanye na bino byo kurwanya inkongi z'umuriro, bino bikoresho bishyirwa mu mazu byo kurwanya inkongi z'umuriro, ibyo byose, amakaro kugeza kuri za muba, icyitwa ko ari igikoresho cyose gikenewe mu rugo cy'ubwubatsi, kugeza ku byo kudekora inzu cyangwa se mu mafinisage cyangwa se na mbere yaho, abantu bonyine bizewe baguha ibikoresha amatuwarete, ibyo gushyira muri dushe n'ibindi byose, kugira ngo wumve ko ari bo bantu bonyine bafite ibiciro byiza muri kino gihugu. Umuntu wese yavuga ati nibo bafite ibiciro byiza. Iyo bahamagaye mukavugana, usanga ari bo bantu bonyine bafite ibiciro byiza kandi bafite ibintu bya karite, ahanini ngo babikesha ko bakorana n'inganda direct. Bo bikoranira n'inganda direct, bafite imikoranire yabo, bigatuma rero badahenda babagana, kandi bakaba bafite ibintu bya karite. Ikikwereka ko bari seriye cyane, bafite nanone ibyicaro bitatu mu gihugu. Bafite ishami muri Kigali, hano bita mu Gakinjiro ku Gisozi ahitwa ku Mukindo, bakagira ishami i Gisenyi, bakagira n'ishami abari Kamembe. Hari abantu usanga bari Kamembe batumiza ibikoresho i Kigali, bikaza hariho na ya transport bibahenze. Ni mugane Japone Hardware, yabegereje ishami i Kamembe kandi ku biciro biri hasi. Abari i Gisenyi namwe mwikwirirwa muzi Kigali cyangwa muhamagara i Kigali ngo baboherereze ibikoresho by'ubwubatsi, icyo wakenera cyose ishami rirakwegeraho ngaho i Gisenyi. Ubwo ngubwo abari i Kigali namwe murabyumva ko ni ukugana Japone, ngira ngo niryo zino raryumva, Japone Hardware. Nimero wahamagara uraza kuzibona kuri screen, cyangwa se wakwandikira, babasha kuba bagufasha aho waba uri hose ku isi, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, uri kubakisha mu Rwanda, baragufasha mu buryo bwiza.